Ndabasuhuje mwene data wowe unteze amatwi, ndabahaye ikaze uyu munsi mu ijambo ry'umunsi Imana yashyize ku mutima wanjye. Reka tubanze dusenge. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, ndagushimye ko ukomeje kutugirira neza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ngaho rero komeza ubane natwe kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ryawe, utugirire neza kandi rifashe benshi. Nyemera rero izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ukomeze kudushyigikira muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya Imana iduhaye. Ndagira ngo dufatanye kuganira ku ijambo riri mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze kuganira ku ijambo rivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ni amagambo bundi Imana ijya kurema isi, yararebye irema ibintu byose, irema amazi, irema umucyo, irema inyanja, irema inyamaswa, irema ibiguruka mu kirere, irema amafi yo mu nyanja, irema ibintu byinshi bitandukanye, irema umucyo, irema umwijima. Ibyo byose ikavuga ngo biranejeje, ni byiza. Ariko noneho igeze ku kurema Adamu, imaze kumurema, iravuga ngo ndabona ibi bintu atari byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Imana yacu itugiriye neza cyane. Mu by'ukuri twaremwe mu buryo butangaje, twaremwe mu buryo Imana idufiteho umugambi mwiza, idufiteho umugambi ukomeye cyane wo kuzabyara urubyaro rwiza rwubaha Imana. Ni nayo yari intumbero ijya kurema, kuko yaravuze ngo reka tureme abantu babyare bororoke bagwire isi. Imana irema Adamu, ibona ko atari byiza, imuremera umufasha umukwiriye. Uyu munsi ndavuga ku kintu kijyanye n'umufasha umukwiriye. Birashoboka ko wowe unteze amatwi uriho uratekereza wenda kubaka urugo, uriho uratekereza ejo kuzaba mu rugo rwiza. Ni byiza kandi ni iby'igiciro kuba muri urwo rugo, kandi rwose birananejeje. Ni nayo mpamvu umuntu ajya kubwira ngo ariko ngo ubundi ngo urashaka iki, ngo urabona ko ibintu by'ingo bisigaye byarakomeye. Nibyo, aho isi igenda igana, ibibazo by'ingo bifite percentage nini cyane mu buryo buri kwangirika. Ariko aho Imana yaravuze ngo ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Aha ni mu gihe ndabivuga mu buryo bubiri. Ndavuga mu buryo bwa mbere bwerekeranye n'urushako, no mu buryo bwa kabiri bwerekeranye n'umukristo. Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo simbasize mwenyine, nzaboherereza umufasha ubakwiye. Impamvu ibi mbivuga ni iki? Birashoboka ko waba uriho ushaka kubaka urugo. Ni byiza, kuko Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ariko mbere yo gutekereza kubaka urugo, ugatekereza kumenya uwo muzashakana, banza utekereze ngo njyewe ndi muntu ki bundi. Ubundi njyewe ndi muntu ki? Ubundi njyewe utekereza kubaka urugo ndi muntu ki? Ndashaka, kuko hari abantu bashyira amakondisiyo ngo njye nshaka umuntu muremure, nshaka umuntu mugufi, nshaka umuntu wirabura, nshaka umuntu w'inzobe, nshaka umuntu umeze gutya na gutya, bagashyiraho kondisiyo zabo. Ni byiza, nabyo simbyanze. Ariko mbere ya byose banza utekereze ngo njyewe ndi muntu ki? Ko nifuza uriya mwana, nifuza uriya musore, nifuza uriya mukobwa, ubundi njyewe ndi muntu ki? Ukumva umuntu arakubwiye ngo njyewe ndashaka umuntu ukijijwe wamaramaje, kandi mu by'ukuri wowe uri kubivuga urabizi ko uri umujura kabuhariwe. Uziko hari n'abantu ujya kumva baravuze ngo njye ndashaka ubukristo wakijijwe, nubwo ndi umujura azajya nsengera ntibamfate. Mwene data, aho uri kwishuka.
nubwo ijambo ryatubwiye ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, banza umenye ngo uwo muntu ugiye gushaka ushobora, kuko umucyo n'umwijima ntabwo bihura, ntabwo bijyana. Uratekereza kumuzana nibyo ngo ajya gusengera ntibagufate, kandi wowe ntunafite gahunda yo kuvuga ngo reka nzane uriya mukristo, uriya muntu wubaha Imana ansengere amfashe kuva muri ubu bujura bwananiye. Oya, ahubwo urashaka kuvuga ngo agufashe uzajya ujya kwiba rwose ntibazagufate, akaba ariyo ntego yawe. Ndagira mubwire ngo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo nshuti yawe, kubera ko azaza gusengere uve muri bwa bujura ahubwo, kandi we wari ufite gahunda yo gushaka kubukomeza. Banza wisuzume ku giti cyawe, kandi ntabwo Imana ishobora kuguha umuntu uzaza kukurusha iteka cyangwa se wowe uzamurusha iteka, ntabwo bikunda. Ni nacyo cyatumye ijambo rivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Just umuntu umukwiye ni ukuvuga ngo ni umuntu bambarana, donc ni nk'inkweto yambarana n'iyindi. Ni ikintu ushobora gufata ukagishyira hano ukabona birahwanye. Ntabwo ari cya kintu uzaza washyira aha bikanga, oya, ni ikintu ufata wakigereka ku kindi bigahita bimera nk'aho byakoranye. Ntabwo ushobora gufata umuntu muhabanye wowe ubwawe urabizi neza ko udashobotse nurangiza ngo uzane ubushobotsi gute se? Umwana w'abandi uri kuzana uzi neza ko udashobotse, uri kumutekereza ngo ndashaka kuriya, wowe urabizi ko wananiranye, uribwira ko Imana ishobora kukwemerera. Icyakora koko Imana igufiteho misiyo yo guhinduka, yabikwemerera kugira ngo aza guhindura. Ariko ndashaka kugutangariza iki kintu, si byiza ko ujya gutekereza ibintu wowe ubwawe utarabasha kubikora. Hari n'abarokore ujya kumva ngo nzashaka ngo umuntu udakijijwe ngo musengere ngo azahinduka. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo ari wowe uhindura umutima. Mbere yo gutekereza kuzana umuntu ngo kuko ngo adasenga ngo uzamusengera akizwe kubera ko warirambiwe, warinaniwe, byaranze, banza utekereze ngo mbese ubundi njyewe uyu muntu katari jya uhindura, ubundi jye namuhindura. Erega nawe ubwawe byarakunaniye, hari ingeso zakunaniye guhinduka, ni wowe ugiye kujya guhinduriza abandi. Wabanje ukitekerezaho nshuti yanjye kugira ngo Imana igufashe. Uzi ko hari n'abantu baba bari mu ngo, barubatse ingo, bafite abagore n'abagabo, bafite n'abana, ariko Imana ikaba ikivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Umwe arara mu cyumba cye, undi arara mu kindi. Aba babonye hanze bakabona ari abantu beza, bakabona ari couple nziza, ariko kera byararangiye, byaranze. Imana iracyavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, kubera ko barahabanye, ntago urukweto rurinjiranamo neza, kubera bamwe bariyoboye mu rushako rwabo, abandi bagezemo ndani bahura n'ibibakamura imbaraga z'umutima, birananiranywa. Ariko uyu munsi hari icyo nshaka kukubwira. Mu isezerano rishya Yesu ajya kugenda yaravuze ngo mbasigiye umwuka wanjye, ni umufasha, nzabohereza umufasha ubakwiye, nzabohereza umwuka wera. Bene data, ahari umwuka wera ibintu byose bigenda neza. Reka nkubwire, uyu munsi wa none wowe unteze amatwi, ushobora kuba warubatse urugo, uyu munsi Imana ikaba ikivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Urugo rwaranze, urugo rwarajemo ibibazo. Uyu munsi ngufitiye message, ngufitiye amakuru meza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo urasaza, nta nubwo rirarenga, kuko uracyahumeka umwuka w'abazima, uracyari mu mwuka wo mu mazuru. Ntabwo rirarenga rero ku buryo utakongera gusetinga
intego y'ubuzima bwawe ntabwo rirarenga ku buryo utabasha kongera kugira irindi yerekwa rishyashya. Bivuze iki? Nimba urugo rwaratatswe, igihe kirageze cy'uko wongera ugasetinga indi strategy y'uburyo urugo rwongera rukubakika neza, kuko uracyahumeka umwuka wo mu bazuru. Never give up. Imana iracyahari. Kabone n'ubwo urwo rugo waba wararwijyanyemo, ariko Imana iracyagufitiye inkuru nziza. Umuntu abaze ndabatabara, mbereka ibihishwe biruhije mutamenya. Uyu munsi rero ntarirarenga, nturasaza ku buryo utasetinga goals z'ubuzima bwawe, ku buryo utakongera kugira iyerekwa rishyashya ryo kubaka urugo rwawe neza. Ikindi, rimwe na rimwe ntabwo uzigera, umva nkubwire inshuti yanjye, ntabwo uzigera umenya agaciro, ntuzigera umenya agaciro k'ibihe uri kunyuramo kugeza umunsi bizaba byahindutse amateka. Ntabwo uzigera usobanukirwa isomo urimo, umunsi bizahinduka amateka nibwo uzamenya icyo Imana yashaka kwigisha. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo never give up. Wicika intege ku murimo urimo, wicika intege ku bitekerezo Imana yagushyizemo. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyishimo byawe ntabwo biboneka kubw'amahirwe, ibyishimo byawe biboneka kubw'amahitamo. Ntuzigera ubona ibyishimo bije kubw'impanuka, ntuzigera ubona ibyishimo bije kubwa chance, ahubwo ibyishimo ni wowe uzabirema. Ni nayo mpamvu ibyo wabuze mu rugo rwawe ntabwo byari kuza kubw'impanuka, ahubwo ni wowe ugomba gushaka ibyishimo ukabiharanira. Ndagira ngo nkutangarize ngo komeza uhange amaso mu izuba, ukomeze urarame, urebe hejuru, urebe mu izuba, ntabwo uzigera ubona igicucucucu cyawe. Impamvu ubona igicucucucu cyawe ni uko uba ukuye amaso mu zuba ukayarebesha hasi cyangwa ukayarebesha inyuma. Ariko iyo ukomeje guhanga amaso mu zuba ugakomeza ukareba hejuru, ntushobora kubona igicucucucu, ntushobora kubona shadow, ahubwo uhora ubona umucyo. Ni nayo mpamvu ubuzima bwawe nukomeza kubwereka Uwiteka, nukomeza guhanga amaso Uwiteka, ntabwo uzigera ubona umwijima, ntabwo uzigera ubona igicucucucu, ahubwo uzahora ubona umucyo. Si byiza rero ko uyu muntu aba wenyine. Imana iki gitondo irakubwiye ngo ntabwo ari byiza ko uba wenyine. Ni nacyo gitumye Imana igiye kukuremera umufasha ugukwiye. Either ni umwuka wera, either ni physical person, ni umuntu wo ku ruhande rwawe. Ni nayo mpamvu Imana igushakaho gukomeza ukareba, ugatumbira, ugakomeza ukiremamo ibyishimo, kuko ntibizaza kubw'impanuka, ntibizaza kubw'amahirwe. Ugakomeza ugatekereza ku gaciro ka situation urimo, ukibuka neza ngo ejo hashize byagenze gutya, ugahita umenya agaciro k'ibyo wanyuzemo, kuko ntushobora kumenya agaciro k'ibintu until bizaba byabaye memories, bizaba byabaye amateka. Nene data najya nkubwire ngo ibyo uri kunyuramo uzajya ubivuga nka histoire. Uyu munsi never give up. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Mbere yo gutekereza yaba uwo muzarushingana, yaba uwo muzabana, banza uvuge ngo ubundi njyewe ndi mu buki, njyewe ndinde,
njyewe nshaka nimba nshaka uriya, ubundi njyewe ndi muntu ki kugira ngo mbone gushaka uriya? Ntekereza, ese koko imico yanjye izambarana n'imico ye? Ese koko kamere zanjye zimeze neza nk'izuriya? Nusanga hari ibyo ugomba guhindura, banza ubihindure mbere yo gusetinga uwo wifuza kuzabana nawe. Kandi nawe wamaze kugera muri urwo rugo ukabona Imana iracyavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine bitewe n'uko habayeho separation du corps, habayeho amadivorce yo mu nzu, murasohoka mu gitondo abantu bakababona ngo ni sawa, ariko mwebwe ubwanyu mu nzu byararangiye, nta rirarenga. Iyo niyo message ngufitiye yo kuba utakongera kubaka urugo rwawe neza. Ni wowe wo kwicara ugasetinga irindi yerekwa rishyashya, ugasetinga goals z'urugo rwawe noneho, kuko Imana irakubwira ngo ntabwo ari byiza gukomeza kuba wenyine. Uwo mufasha mwatandukanye mu nzu, muri kumwe mu nzu, biracyafite igaruriro, kuko muracyahumeka umwuka wo mu mazuru wo kongera kurema ibyishimo byanyu, kuko ntabwo bizaza kubw'impanuka nshuti yanjye. Uyu munsi ni wowe nanjye two kongera kurema ibyishimo. Kubera iki? Kubera ko nidukomeza kureba ku zuba, ndavuga Kristo, nidukomeza kureba mu mucyo wa Kristo, ntabwo tuzabasha kureba igicucucu, ntabwo uzabasha kureba ko mugenzi wawe ari mubi, ahubwo uzahora uvuga ngo uyu muntu ari created muri image y'Imana, yaremwe mu ishusho y'Imana. Bizagufasha cyane kugera ku ntego y'ubuzima bw'ejo hazaza. Bizagufasha cyane kongera kubaka andi mahame meza y'urugo rwawe, kubera ko wasobanukiwe neza ko atari byiza kuba wenyine. Amadivorce abaho, ariko numenya neza ko ibyo uri kunyuramo uyu munsi udashobora gusobanukirwa agaciro kabyo, ahubwo agaciro uzakamenya byitwa amateka, ntabwo watekereza gukora divorce, ntabwo watekereza gutandukana n'umuntu, ahubwo mwakicara mwebwe babiri mukavuga ngo ibyishimo ntabwo biza kubw'impanuka, nitwe tugomba kubyishakamo. Kandi Imana ntabwo ikwiye kuvuga ngo si byiza ko tuba twenyine. Abantu bababona mwarashakanye mu buryo buri physique, ariko mwebwe ubwanyu muzi ko byarangiye. Nawe wifuza kurushinga, nawe wifuza gushaka, ngo ufitiye message ikubwira ngo banza umenye ngo njyewe ndi muntu ki, ubundi umenye kujya gushaka uwo muzabana. Imana itugirire neza. Never give up for your dream. Komeza urwane, usenge, urebe ku mucyo, kuko Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Kristo yadusigiye umwuka wera kugira ngo adufashe muri iki gikorwa cya buri munsi, kuko yaravuze ngo mbahaye umufasha ari wo mwuka wera. Kristo umwuka wera ngahora tunihira, adusengera, aniha iminiho ati Aba Data. Mwene data, nubona wananiwe, genda ubwire Kristo, umuhanga amaso, ntabwo uzongera kubona bya bindi bikugoye, kuko Kristo azakugirira neza. Kuko Satani muri kamere arwanya urugo, arwanya inshingano z'abagomba kubana. Ariko uyu munsi fata icyemezo nshuti yanjye, fata icyemezo. Ndaganira nawe nkubwira ngo fata icyemezo, wongere wumve ko ubuzima bwawe Imana ibufite mu kiganza, kandi Kristo azabana nawe ibihe byose. Imana itugirire neza. Ndabakunda cyane, kandi mbifurije kongera kuvuga ngo ni igihe cyo kwisuzuma nje nkimenya, kuko it's not too late yo kuba utakosora ibintu. It's not too late yo kuba utakongera gusetinga ibintu byawe neza. It's too late. It's not too late yo kuba utakongera kugira iyerekwa rishyashya ry'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzigera usobanukirwa
utari wagera ku mateka y'icyo kintu. Imana itugiriye neza cyane, ndabakunda kandi neza y'Imana ikomeze babaho. Shalom shalom. Reka mbasengere. Mana data wa twese, dusengeye aba bene data, ingo zabo nizo bateganya kuzagira, ukomeze uzubake, ukomeze uzishyigikire, kuri ndiho uzahora witwa ndiho. Urakoze, umugisha w'Imana ube kuri aba bene data bose, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.